nongeye ndagusuje kandi nguhaye ikaze mu biganiro by'uyu munsi. Ni ikiganiro cyo kuba tuganira cyane tukavuga ku basitari bacu batandukanye, ariko samutse hari igihe tuba bigomba kudusaba ko twicara kugira ngo nyine habeho kuganira, tuvugisha ukuri mba nshaka kuvuga ni ukuri kw'abasitari bacu, ubuzima babamo. Ese umuntu yavuga ngo ni uko baba barabaye mu buzima butari sawa, hanyuma bukabatera kuba mu bundi buzima bo bari kwifuza ku kanya kuko batigeze babona mu buto bwabo. Ese kubera iki ntangiye kino kiganiro gutyo no munsi tugiye kugaruka kuri Bijoux wamenyekanye muri Bamena, bimaze kuba too much. Ibyo byose turaza kubigarukaho cyane, tuze dusobanure tunaganire tuvuge tuti se uyu Bijoux yaba ari kuzira iki, yaba afite izihe defo zituma uyu munsi wa none akomeza kugaruka mu itangazamakuru, aho kugira ngo twumve izindi nkuru. Bijoux yakoze event runaka nziza yo gufasha wenda abana, gufasha abandi bantu runaka, tukamwumva akomeza aza mu bintu by'ubukwe, yatandukanye, yashatse. Ibi ntabwo byaba bisobanuye ko Bijoux ariwe waba ari nyirabayazana w'itandukana ry'abagabo be bose. Amakuru ahari ni uko ngo n'umugabo batandukanye mbere y'uko na Lionel batandukana, yaraziranye na Lionel. Ese baramukinnye? Byose turabigarukaho, tuze kurebera hamwe ikihishe inyuma y'itandukana ry'abagabo, gutandukana cyane kw'abagabo uyu Bijoux. Turebe nyirabayazana. Ese n'abagabo bamubanira nabi, abandi bati se baba mubanira nabi agakomeza agatandukana n'abandi, agatandukana n'undi babanye, nta mugabo bazashobokana. Hari ibyatangajwe mwabyumvise, ibyavuzwe ku bitangazamakuru bitandukanye mwabyumvise. Uyu munsi icyo nshaka kuvuga, hari abantu bitiranya ubusitari na kariyeri, kandi kariyeri wahisemo n'ubusitari n'ibintu bitandukanye. Iyo mico ufite today ishobora kwica kariyeri yawe. Imico uri kugaragaza uno munsi itari myiza ishobora kwangiriza ibindi bintu byose bisigaye muri career yawe. Hanyuma unyemerere tuganire, tuvuge kuri uyu mukobwa. Tugiye kugenda mvuga ingingo zimwe na zimwe zifatika, tugende tuziganiraho cyane, tuze no kuza kureba ese hagati ya Bijoux n'uyu mugabo we Lionel ninde waba warakoze amakosa atuma abakundana. Ese bivugwa ko Bijoux yaba adafite imyitwarire itari myiza, byo byaba ari ukuri? Byose ngiye kubigarukaho cyane. Muranyemerera nibiza gukundaza kuvugisha bamwe mu nshuti za Bijoux, ariko nibidakunda nabwo ndaza kuyabaha yose uko yakabaye, ntago ndi buyatindane, ndaza kuba nyabahereza. Ariko reka nkwibutse gukora subscribe nshuti yanjye, makinga subscribe kugira ngo amakuru n'ibiganiro bitandukanye bijye bikugeraho gatanu kuri gatanu. Ibyo byose rero nuko uba warakunze ibyo dukora cyane, nuko uba warakunze ibyo dukora, wakunze ibyo dukora, hanyuma niyo mpamvu natwe rero duhisemo kwicara ngo tuganire. Ese koko ibivugwa kuri Bijoux ko ari we unanira abagabo murabivugaho iki? Ndagira ngo muduhe ibitekerezo, mujye muri comments ngo mutwandikire. Bijoux yaba adashobotse, ahubwo se niho adashobotse mu buhe buryo? Reka nze tubirebe byose tubiganireho cyane. Hanyuma ibi birazana none kongera gutuma tugaruka kuri Lionel ngasa nkaho yakoresheje abatasi baza kuba baneka Bijoux, aha nimero ngo mugenzi we aramubwira ati wowe genda, hanyuma ufate zino contact, hanyuma unekere umuterete, umubwire byose, umubwire ko wamukunze. Ibi ngibi bisa nkaho bishobora ari byo birunduye urugo, ariko bikaba byaratangiriye mu mizi, kuko hari n'ibyavuzwe bivuga yuko uyu Bijoux nyuma yo guteretwa n'undi musore, nimero yawe na Lionel yaba yaramwemereye, baba barahuye, baba barenjoyinze everything, yamucaga inyuma. Bamwe bakavuga ati ibi ngibi ni ibintu bisanzwe,
ba Bijoux abangaba ntabwo n'abantu bibera muri life yo kwenjoyinga, ntabwo bashaka ubuzima bubi, ntabwo bashaka guhasaringa, ntabwo bashaka kwiteza ikibazo na kimwe. Asi uyu munsi tukibaza uti Bijoux amaherezo ye ni ayahe? Kuzenguruka abagabo n'akaba ari na superstar. Uzi ko umuntu azenguruka abagabo umwe cyangwa babiri atanazwi ukumva yabaye rubanda. Bijoux uraza kwihangana ibitangazamakuru ntibikuvugaho kuko uri superstar nyine warabihisemo, ahubwo twarebera hamwe tukavuga tuti riba ari n'izindi mbaraga cyangwa abadayimoni cyangwa ibindi bintu twabisengera bikagenda, abagutera umwaku katubishyire muri iyo sense bagende mu izina rya Yesu kugira ngo ukomeze ukora urugo. Niwongera gukora mariage ukore mariage nziza, ariko sinzi niba Bijoux agiye kongera kugaragara mu bundi bukwe, kuko Lionel we bamaze gutandukana bya nyabyo. Amakuru hari nuko Bijoux yamunaniye, kuranirana kwa Bijoux, kumuca inyuma n'ibindi byinshi bitandukanye yagiye bivugwa, ariko ntago mu by'ukuri ababivuga ari nyir'ubwite, ntago ari Bijoux bivuga. Niyo mpamvu aya makuru tuba tugomba kuyemera cyane tuyemere. Cyo ni kimwe. Cya kabiri, hariyo tugomba kwitaho tukumva impande zombi. So ndabakunda kandi abishimira cyane. Bari bye bye, ciao.